bakira bacu nk'ibisanzwe. Iyi ni Kigali Bandiseri, aha tugeje ni Kibagabaga muri quartier nziza ituwe igezweho kuri kaburimbo. Tuje kubereka inzu nziza cyane nk'iyi ngiyi iri ku giciro cya $420 ndetse zirimo n'ibiganiro bikeya. Ni inzu igizwe n'ibyumba 5, ikaba ifite sale 2. Urumva ko ari inzu mu by'ukuri nini nziza yisanzuye. Kuri icyo giciro wayigura ukayituzamo umuryango wawe, cyangwa se ukaba washyiramo ibikoresho furnitures ukayitanga, bakaba bayikodesha n'ibihumbi $4 cyangwa 3, ukirira amafaranga meza, nawe ntucikwe kuri iyi nzu. Muratuvugisha kuri nimero muri screen tubageze kuri iyi nzu, ariko ndagira ngo tibatambagize neza, murebe ubwiza bwacu, mudusure abari bubere no video kuri platform yacu Kigali Bandiseri, kuri channel yacu ya YouTube, mudukorere subscribe kugira ngo mugomeze kubona ibyiza nk'ibi ngibi tubagezaho. Ariko tutarageramo imbere, ndagira ngo mbanze mbereke, murabona iyi parking ukuntu ingana, ntago bibagiwe kuyihanya. Mu by'ukuri parking nziza nini nk'iyi ngiyi yakakira imodoka hagati yenye ndetse n'eshatu ziparitse neza z'amajipe. So reka mbatambagize, ntarabagezamo n'imbere hari jaride. Umuntu wubatse ntago yigeze avuga ngo amara umwanya wose, mu by'ukuri ubona ko afite n'akajaride keza. Reka tukabereke keza cyane, wakwicaramo ukumva uranezerewe. Mu by'ukuri murabona ko yubatse ibintu bisobanutse, bisa neza cyane, yaba hanze yaba muri imbere. Tugiye kubereka ni ibintu bisa neza. Reka mbatambagizemo imbere mbereke. Tugeze aha ngaha turahura n'urubaraza rwiza runini rwisanzuye rugari. Urubaraza ruba rugaragiye salo, kugira ngo murarubona. Reka duhindukize kamera tubereke noneho na ya jaride ndetse iri kumwe na parking, kugira ngo murabona ko ari ibintu byiza. Reka mbinjizemo imbere mbereke ubwiza. Wow, murabona salo nziza cyane. Gusa munatwihanganira amatara ntago arimo kwaka kubera umuriro ntawo uhari, ariko nabwo mu by'ukuri murabona ukuntu ari ibintu byiza. Urebye igikusamu ukareba salo nini cyane ngari nk'iyi ngiyi yisanzuye, murabona ko ari ibintu bagerageje kubaka, babyubakana ubuhanga ndetse babiha isura nziza cyane, ku buryo buri muntu wese ubibonye abona ko ari ibintu by'ibisirimu. Iyi salo ni ngari rwose, waturamo, washyiramo intebe zishoboka izo arizo zose, ndetse hagasaguka espace nini. Tukiva aha ngaho turahura na salle à manger nini nayo ngari yisanzuye, ngira ngo nayo murayibona. Ni salle à manger nini cyane. Reka mbereke neza, murabona ko ari salle à manger nini mu by'ukuri isobanutse. Turabibutsa ko igiciro ari $420 zirimo n'ibiganiro. Mwadusura kuri Kigali Bandiseri kuri Instagram cyangwa kuri YouTube, tukabafasha kugeza kuri iyi nzu nziza cyane, nziza ibereye ijisho y'igikundiro. Tuvuye muri salle à manger duhura na kitchen nziza, igikoni cyiza cyane giteguye, gifite MDF nziza z'umweru, ibintu bidakunze kubaho ubundi. Murabona ko ari ibintu by'isuku, ni hahandi ubona ko ibintu byose biba biteguye. Ni ibintu by'imyeru gusa byiza cyane, bigaragiwe n'iribuye ry'umukara riri hejuru. Uyu muntu azi gutegura mu by'ukuri. Mutuvugishe none aha tubageze kuri iyi nzu, wibere uwa mbere mu gufata inzu nziza nk'iyi ngiyi, nawe ukayituramo ukaryoherwa. Hasi turahasanga ibyumba 2. Reka mbanze mbibereke mbere yuko tuzamuka hejuru. Iki ni icyumba cya mbere kiri hasi, ngira ngo murabona ko kirimo garde-robe yacyo, nacyo ubwacyo ni kinini cyane. Murabona ko gisa neza. Reka tubereke, gusa gifite na bathroom yacyo, ariyo iyi ngiyi. Murabona ko ifite, iyi ni bathroom y'icya cyumba. Buri cyumba cyose giye gifite urwogero cyangwa se ubwiherero. Ni ibintu biteguye neza mu by'ukuri, biri perfect. Tugeze aha ngaha twinjiye mu kindi cyumba cya kabiri. Nacyo ni icyumba kigari cyisanzuye ndetse kiruta na kiriya cyo, ngira ngo murabibona. Gifitemo na garde-robe, kikagiramo ndetse nacyo ubwiherero bwacyo. Murabona ko ari ibintu biteguye. Urabona iyi lavabo nziza, ukareba iyi
shawa nziza yo kogeramo, cya kirahure ni ibintu biri smart mu by'ukuri bisa neza, byagukumbuza cyangwa byagutera amatsiko yo kugera kuri iyi nzu ukayisura ukihera ijisho nawe ushaka kugura. Tutarajya kure ariko iyo uvuye muri salo, iyi ni toilette abashyitsi bashobora gukoresha batinjiye mu cyumba, nayo murabona ko ari nziza, ni desemu na ziriya. Reka tuzamuke tubereke hejuru ubwiza bwaho. Tugeze aha ngaha turahura n'amasikariye meza cyane akoresheje rwose amagaridevu meza ndetse n'ibirahure. Reba izi sikariye nazo ubwazo ukuntu ari insirimu, ni ibintu byiza cyane biteguye mu by'ukuri. Kuyizamukaho nabwo ubwabyo ubona ari nka tapi, ni ibintu bisa neza cyane. Ngira ngo murabibona ukuntu ari ibintu biteguye bisa neza. Reka dukomeze hejuru noneho mwihere ijisho ibikorwa by'agatangaza by'iyi nzu nziza iri hano Kibagabaga kuri $420,000 zirimo n'ibiganiro. Iyi nzu wayituramo ikaba iyawe ukayegukana. Aha turi duhuye na salo. Iyi ni ya salo ya kabiri nababwiraga. Urabona ko nayo ari salo ngari cyane. Iyi nzu ni nini mwa bantu mwe. Inzu buri ifite ibyumba 5 ikagira salo 2. Iyo nzu nta kintu bitakorerwamo, yaba kuyituramo yaba kuyikoreramo business. Iyi nzu ni imari cyane, urumva ko iba ari inzu ngari ku buryo bufatika. Iyi salo rero nayo ifite bathroom yayo. Tugeze aha ngaha turahura na master bedroom ngari cyane. Ngira ngo dusimbutse ibyumba 2 birafunze, ariko wayisuye twabikwereka byose. Iyi ni master bedroom ifunguye. Ngira ngo murabona ko ari ngari cyane. Murabona ko nta garderobe zirimo, ariko garderobe ziri inyuma. Ni ahantu hagari cyane hisanzuye, kandi ubwaho nta kindi kintu kiri buterekwemo ari igitanda gusa. Mu by'ukuri urabona ko ari inzu ngari cyane yisanzuye. Reka tubereke bathroom yayo. Tukigera aha ngaha turahura na bathroom nziza cyane ifite nk'iki kirahure kira. Murabona aha ni kuri lavabo. Reba iyi lavabo ukuntu ari nziza cyane, ifite n'ikirahure cyiza cyane cya kurube gikoze ku buryo bwiza cyane. Tukavaho tukabereka kuri ahantu hari shawa yo kogeramo cya kirahure. Murabona ko ari ibintu byiza cyane. Ikirahure kinini cyane, niyo mwaba 3 ngira ngo mwakogeramo, ariko ubundi baba ari 2 ba nyiri urugo. Murabona ko ari dushe ngari cyane. Duhindukiye turahura na garderobe twababwiraga. Ni ukoga, wamara koga ugahita wambara hano rwose. Ni ahantu hagari ugahita ujya mu cyumba cyawe. Ndabibutsa ko iyi nzu ifite ibyumba 5 n'amadusha 5, ndetse ikaba ifite na salo 2. Reka tubereke n'urubaraza rwayo, hanyuma tubakumbuze kugera kuri iyi nzu. Tugeze aha ngaha turahura n'urubaraza runini cyane rugaragiye no master bedroom rugari mu by'ukuri. Ruragenda rukagera hirya rugakubanuka. Reka ndubereke. Ni urubaraza rwarwo rungana nka rooftop mu by'ukuri. Urubonye urabona abaturanyi bari aha hantu. Murabona ko ari ibintu bisa neza. Inzu iri muri quartier nziza. Ni inzu iri ku giciro cya $420,000. Mwatuvugiye